Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasoma mu Kubara igice cya 14 turera ku murongo wa 5. Kubara igice cya 14 umurongo wa 5. Haravuga ngo maze Mose na Aroni bikubita hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Umurongo wa 6 haravuga ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nimubatinye. Twongere dusome mu Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 30. Umutwe w'amagambo ni Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. 25:30 aravuga ngo Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Twongere dusome ahanyuma ni Zaburi ya 82. Hondo mva twazi turasoma twihuta. Zaburi ya 82 turera ku murongo wa 5. Aravuga ngo abumbwiye ntacyo bazi ntacyo bamenya, bagendaga mu mwijima, imfaturo zose z'isi zaranyeganyegaga. Ninjye wababwiye nti muri Imana, mwese muri abana b'Imana bisumba byose, ariko muzapfa nk'abantu, muzagwa nk'umwe mu bakomeye. Twakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Nk'uko mubizi turi mu masengesho avuga kuganza mu buryo bw'umwuka, cyangwa se dominion mu cyongereza, ariko reka tubivuge gutya, kuganza. Mu minsi yashize yaba ejo mu gitondo no mu masengesho ubwo bagiye batwigisha ibintu byinshi ku buryo twaganza muri buri area y'ubuzima bwacu, cyangwa se ahantu hose h'ubuzima bwacu bagiye batwigisha. Ejo twize ijambo ryiza, batubwira ko ikintu cya mbere dukeneye kugira ngo tuganze mu bintu dukora, Imana duhamagare ku isi, icya mbere ari amakuru. Amakuru nta yandi ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Twasomye hano muri Zaburi haravuga ngo kuko abo mbwiye ntacyo bazi kandi ntacyo bamenya. Ngo narababwiye ngo muri Imana, ngo muri abana bisumba byose, ariko muzapfa nk'abantu. Kubera iki? Kutamenya. Ijambo ry'Imana muri Hoseya 4:6 aravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutamenya. Buriya umuntu umwe ari gutanga urugero, aravuga ngo ingagi, uko mubizi mu Rwanda ingagi turazubaha cyane, zizana amadevize, zizana amafaranga menshi mu gihugu. Ni amahoteli menshi yubakwa kubera ingagi, ni imihanda myinshi yubakwa kubera ingagi. Ariko ingagi kubera ko zitabizi, ntabwo zishobora kubaho ubuzima na buke zumva buhambaye. Sizima muri kubyumva. Ingagi zizana amafaranga mu Rwanda, zubakisha imihanda, hari amahoteli, hari n'abakozi bashyirwaho, bari abagide tubona bashyirwaho, ntabwo bashyirwaho kugira ngo barinde perezida, abari kugira ngo barinde ingagi. Ariko still ingagi hari ibintu ivuga ko yabuze, nyamara atari uko, kubera ko yumva ko ikiri hasi, nagize agaciro ifite. Haleluya. Turacyari mu byejo. Ejo ijambo batwigishije ndi kugira ngo muryibuke dukomeze. Amakuru ufite niyo agufasha kuba waganza. Haleluya. Igihe Adamu yazaga ku isi ntabwo yahise atangira kuganza, ahubwo igihe yakira amakuru, ijambo riva mu kanwa k'Imana mubwira ngo mutware, igihe yamenye ayo makuru ko ari cyo yaremewe, nibwo yatangiye gutwara, yita ibintu amazina, buri kintu cyose n'izina ryacyo. Haleluya. Niyo mpamvu niba dushaka kuganza muri buri area y'ubuzima bwacu, ikintu cya mbere dukeneye ni amakuru. Haleluya. Gusa icyo nashatse ko twigaho no munsi, turakomeza tuvuga ngo ijambo rivuga kwatura ubutware ufite, kwatura neza. Haleluya.
kuvuga neza ubutware ufite. Umunsi umwe Abisirayeli twasomye zino nkuru zaba Yosuwa turazizi, bagiye mu butayu batata igihugu cy'Yeriko bashaka kuza bakakirimbura gutya. Izo nkuru turazizi. Gusa basanzemo abagabo banini cyane b'abanaki, bari barebare, bari banini ku buryo Abisirayeli birebaga bakabona ngo ari nk'inzige, udusimba dutoya cyane, grasshoppers, udusimba dutoya cyane. Ariko ba Yosuwa baje bo baravuga ngo ntago uko bimeze, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kuko Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'imitsima. Ikintu nashatse kukubwira muri kino gitondo, ubutware bwinshi ukeneye, wumva ukeneye mu mutima wawe, ibintu ukeneye kuganzamo, ibintu ukeneye gukora bigacamo neza, ntago ari ibintu Imana iteganya kuguha. Byinshi muri byo yarabiguhaye. Haleluya. Ntago ari ibintu Kristo ntago akeneye kongera kuza ngo abambwe azuke kugira ngo aguhe ubutware. Reka mbaho urugero. Ijambo ry'Imana yavuga ngo Kristo Imana yaramuzuye imushyira hejuru y'ubutware bwose, intebe zose, abanyacyubahiro bose. Kristo Imana yamushyize hejuru yabo, kandi Kristo niwe ubamo. Haleluya. Kristo niho Kristo arenze kuba yakitwa umuntu, ahubwo ni n'ahantu. Haleluya. Aho hantu niho Imana yagushyize. Niyo mpamvu Paul avuga ngo twabambanywe na Kristo, kandi riri urebye mu mateka wabona wenda Yesu baramubambye, Paul afite ahandi hantu ari akiri Sawuli, ariko bavuga ngo twabambanywe nawe tuzukana nawe. Haleluya. Igihe wakizwaga Imana yagushyize muri Kristo. Muri Kristo ni ahantu hari hejuru y'ubutware bwose, intebe zose n'imbaraga zose. Niyo mpamvu ubutware bwose waba ukeneye ubu twaba dusaba ntabwo bwarenga ubwo Imana yarangije kuduha. Haleluya. Ngo ijambo ry'Imana Befeso 1:3, Imana se umwami wa Yesu Kristo ashimwe ko yaduhaye imigisha yose y'umwuka y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Haleluya. Aho hantu hitwa muri Kristo Yesu ni ahantu Imana yarangije imirimo yayo yose gukoreramo. Haleluya. Kristo yaravuze ngo byose birarangiye, yaramaze kwiyubaka, kurangiza umurimo wose yarafite gukora ku isi. Niyo mpamvu ibintu byinshi ukeneye aho hantu muri Kristo ni ibintu Imana already yamaze kugushyiriramo. Haleluya. Ubutware bwose ukeneye ni ubutware already Imana yamaze kuguha aho hantu. Haleluya. Turi kumwe. Gusa icyo bisaba ni iki? Ugomba kwiga kwatura amagambo mazima. Abantu benshi mugira ngo nitujya guhura n'abanaki Imana izaduha ubutware n'ubutwari tube banini kuruta abanaki. Gusa Imana ntago ari ibyo yakoze, ahubwo Imana yahaye imbaraga aba Yosuwa zo kwatura ko abanaki ntago tukirinze igihe ngo batubone ku buryo baturya, ahubwo baduhindukiye imitsima. Haleluya. Abantu benshi mugira ngo niduhura n'ibibazo Imana itugire banini kuruta ibibazo, tubone ibibazo ari byoroshye tuvuge ngo Imana yadutsindishirije. Nyamara ubwo buryo ntago ari bwo buryo Imana ishaka ko dukoramo, ahubwo irashaka tugume turi ba Yosuwa, abanaki bakomeze babe barebare ariko uburyo tubavuga. Haleluya. Ibibazo bimwe byongerwa imbaraga n'amagambo ubivugaho. Haleluya. Buriya amagambo uvuga ku kibazo, uburyo wita ikibazo, uburyo uvuga ikibazo byerekana imbaraga ugiha. Haleluya. Riri sinzi neza, gusa Yosuwa ntabwo yari umuntu munini cyane, ku buryo yumva abanaki ari abantu bagenda bakarwana gutya akabatsinda, ariko kubwo kwizera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo dufite wa mutima wizera, uvuga ngo ndizeye nicyo cyatumye mvuga. Haleluya. Umutima wizera, spirit of faith, umutima wizera. Uwo niwo nshaka ko nkatwe nka Rajepra dutangira gukorana nawe muri no minsi. Ndizeye nicyo cyatumye mvuga. Haleluya. Ngo muhumure ngo kuko twanesheje isi. Ngo icyanesheje isi ni iki? Ngo nukwizera kwacu. Haleluya. Ibintu byose ntago Imana izakunganisha n'abanaki. Ibibazo ufite ntago Imana izaguterura ngo ubone ungana nabyo. Ikizaguha izaguha kwizera gutuma ubivuga bigacishwa bugufi. Haleluya. Niyo mpamvu ikintu nifuje ko twiga ni ukuvuga amagambo mazima. Twasomye umugabo witwa Esau, yari afite birthright, bino by'abana b'imfura. Yari afite ubutwara afite kubera ko ari imfura nyine turabizi. Yari afite ubutwara afite, ariko igihe yajyaga kubutanga ntabwo yabutanze yaciye mu ntambara nyinshi.
ahubwo yabutanze igihe yavugaga amagambo mabi. Haleluya. Ibibazo ufite ushobora kubiha ubutware kuri wowe bitewe n'amagambo wabivuzeho. Haleluya. Kubera uno munsi tangira uhindure amagambo uvuga. Haleluya. Ubutware bwose wumva ukeneye nakurangiye ahantu Imana yagushyize buhari bwose. Haleluya. Imbaraga Imana yaduhaye muri Kristo Yesu zirenze byose. Haleluya. Nta kintu Kristo Imana yamushyize munsi yacyo. Haleluya. Imana yamubwiye ngo atware ibintu byose, ngo nyamara ngo yabimubwiyeyo bisa nkaho itabarirwamo. Usibye Imana Data, ibindi byose muri Kristo ubiri hejuru. Bivuga ngo ntabwo Imana ikeneye kongera kuza ngo iguhe ubwo butware, ahubwo icyo ukeneye ukeneye gutangira kubivuga. Icya mbere twize ejo ni ukubimenya. Haleluya. Ugomba kubanza ukabimenya, wamara kubimenya ukabivuga utitaye. Nyamigisha ngo nimwite kubigaragara, utitaye kubyiri kubona. Nubwo ubona abanaki bari abagabo bashobora kuba bareshya n'ino sine yose mu gihagararo, wenda tekereza Blaise ari kuvuga ngo abagabo bareshya gutya ngo tuzabarya nk'imitsima. Abagabo Abisirayeli baragendaga bakabona ni bagufi cyane, bagereranywa n'udusimba dutoya kuri bo, ariko ba Yosuwa bo bahindurira ibibazo inyito yabyo. Haleluya. Guhera no munsi utangire wige kuvuga ku bibazo byawe ubitesha agaciro. Ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli, uzahinduka nk'ikibaya. Haleluya. Imisozi yose ugomba kutangira kubona ko uyiruta, atari uko wayiruse kuko ahubwo uri mu Mana. Yosuwa ntabwo yavuze ngo tuzabatsinda kuko twakoze imyitozo myinshi. Ahubwo yavuze tuzabatsinda kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Haleluya. Numenya ko Imana iri kumwe nawe, uzamenya ko ibintu byose bisigaye nta kiruta Imana. Hari ikintu tuzi se kiruta Imana? Imana iravuga ngo mbese hariho Imana, hariho indi Imana itari njye? Ngo njyewe ubwanjye ntayo nzi, nta kindi gitare nzi kitari njyewe. Imana muri research yakoze yasanze nta kindi gitare kibaho kingana nayo. Haleluya. Niyo mpamvu icyo naje kubwira muri kino gitondo, guhera no munsi tangira wubake kuri icyo gitare. Ubutware bwose wasaba ntabwo burenze ubw'Imana yaguhaye muri Kristo Yesu, ahubwo tangira ububemo. Haleluya. Gukizwa ntabwo uba urangije urugendo, ahubwo ni urugendo uba utangiye process yo kongera kugarura ibintu byose Imana yaremye kugira ngo ugire. Tuzi ngo Adamu yakoze icyaha atuma abantu benshi batangira kwakira umuvumo w'amategeko, barapfa. Ngo ndetse ngo n'abatakoze ibyaha bituma bicwa bagenda bapfa, urupfu rutwara bose. Ariko Kristo yaje kugira ngo tubone ubuzima ndetse bwinshi. Haleluya. Nicyo twigishije ubundi. Kristo yaje kugira ngo ubone ubuzima ndetse bwinshi. Muri iki gitondo tangira wige kwatura ubuzima. Haleluya. Muri classe wige kuvuga neza. Ushaka gutsinda muri classe, tangira uvuge neza. Ikintu cyose ushaka gutsindamo, kuganzamo, iga kukivugaho neza. Nubwo waba ubona kikuruta. Haleluya. Nubwo waba ubona kikuruta. Soza reka mbanyuriremo gatoya kugira ngo uganze. Ikintu cya mbere twize ko no kumenya amakuru. Amakuru n'ahandi wayakura ni mu ijambo ry'Imana. Ukamenya ijambo ry'Imana mu Bakorino ba mbere igice cya mbere cyangwa se cya kabiri avuga ngo twe twahawe umwuka utumenyesha ibyo twaherewe ubuntu. Umwuka w'Imana niwe wenyine ukumenyesha ibyo waherewe ubuntu. Haleluya. Paulo icyo kintu akigisha numvishe gitangaje. Hari ibintu Imana yaguhereye ubuntu, ariko kugeza ubu ngubu utaramenya. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryaguhaye makuru. Icya kabiri twize ni ukuyizera. Wabyizera ukagera wa mutima uvuga ngo ndizeye, nicyo cyatumye mvuga, ukatura neza. Maguruke dusenge. Tugiye gusenga. Usaba Imana kino kintu, umwuka w'Uwiteka akuzeho. Haleluya. Umwuka w'Uwiteka akuzeho. Yohana yandikira itorero arabibwira ngo mwe gusigwa mwasizwe kubigisha byose. Amavuta y'Imana yakujeho, umwuka w'Imana yakujeho arakwigisha, akakwigisha uburyo ukwiriye kuvuga. Petero we watinyaga abantu, ariko uno munsi kuko nakujeho tangira ubahamirize ko Kristo ari Imana.
Petero wewe watinyaga kubahagarara imbere y'abantu babwire ngo byonyine nagendanye na Kristo, ahubwo tangira none uvuge ko yazutse kandi witeguye no kumupfira. Petero igihe yakiraga umwuka wera, igihe umwuka wera yamuzagaho, nibwo yatangiye kuvuga amagambo abantu baribaza, se bano bantu ko batize bino bintu bari kubikura? Umwuka w'Imana nakuzaho uzatangira kuvuga ibintu birenze n'iby'imitekerereze y'abantu. Uzavuga ibintu bitangana nk'iby'abantu bavuga, ahubwo ibintu bingana nk'iby'Imana yavuga, kubera ko Imana izaba iri kuvugira muri wowe. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana ikomeye, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye neza yawe Mwami, tugushimiye Data Nyagasani utware butavuguruzwa waduhaye muri Kristo Yesu. Turagushimiye kubwo kwizerwa kwawe n'ineza yawe watugiriye, ukadushyira muri Kristo Yesu ahantu harenze ibintu byose, ahantu heza kurusha byose, ahantu hateye hasa neza Mwami, hari hejuru ya byose Mwami, hatari umwanda na muke Mwami. Tugushimiye ubwo buntu watugiriye, iyo neza waduhaye Mwami, kuba waradushyize mu gihe nk'iki Mwami ngo twakire ubwo buntu. Reka Data Nyagasani buri wese utangiye umwigishe kwatura neza Mwami. Reka umwuka wera utuzeho cyane, utwigishe kuvuga Mwami. Reka utwigishe kuvuga Mwami, tujya tuvuga ngo uri Data niwe watubyaye Mwami. Umwana yigishwa kuvuga n'ababyeyi be Mwami Yesu, natwe reka utangiye utwigishe kuvuga Mwami. Tuvuge nk'uko uvuga, dutekereze nk'uko utekereza, dukore nk'uko ukora Mwami. Mwami Yesu duciye bugufi imbere yawe, ubwo rero uno munsi utangiye utwigishe. Mwuka wera dusobanura ibyo waduhereye ubuntu muri we Kristo Yesu. Mwuka wera utwigishe twese, duciye bugufi imbere yawe Holy Spirit, kugira ngo ari wo twigisha muri byose. Komeza uganze kuri Imana mu izina rya Yesu. Amen.